reka mbere kure y'ingingo fata ku mavuta yo mu rukiko reka bari komeraho yavuze ko ubwo yatabwaga muri yombi yakorewe iyicarubozo arazwa kuri sima bamennyeho amazi mu cyumba atazi ati kandi ndi umudiyabetike THEO ni ikintu rero cyatunguye abantu bati none se fata ku mavuta we ko ari ukwibasira abantu cyangwa se ari akurikiranywe ibyaha bya showbiz byaba byaragenze bite niba ibyo avuga ari ukuri ko yakoreye iyicarubozo iyo ni abandi batinya mara wasanga ari ukwiregura ibi bintu nta byabayeho cyangwa se ari ukwivugira aramatakira ngo wowe wabyumvise gute rero nicyo ntekereza cyo sindi ubihakane kuko nyiri ubwite yivugira ko yakorewe iyicarubozo ntabwo ari ikintu yapfa kurota ariko niba yarikorewe na individuals n'abantu kuko umuntu ashobora kubakora mu rwego ariko ntabwo ntekereza ko muri kasho ubusanzwe ibintu fata ku mavuta yabuze byose numvise ari bishyashya ibijyanye n'iyicarubozo ntabwo hari hasi cy'imihuriro afungiye ntabwo mbihazi ndumva ari hakiri ntabwo mbihazi urumva n'abantu bose nzi bafungiwe cy'imihurura nta muntu uravuga ko yakorewe iyicarubozo ubwo rero kuri we ntabwo komanda bahari yase bari bamuhindura wenda byibuze ngo mvuge ngo haje ubuyobozi bushyashya simbizi icyo cyantunguye ikindi kintu cya kabiri tunabijyanishije yavuze ko ngo yagiye kwambara imyenda ye yego biriya bintu rero niba byarabayeho haba harimo ibindi bintu tutazi kuko n'ibijyanye n'imyenda umuntu agiye kwambara nicyo kintu ngiye kubaza bigenda gute ku bintu by'imyenda nkawe wabaye hari ahantu rero urumva umuntu afite imyenda ye biramutse byarabayeho byaba birimo izindi mbaraga ntari gusobanukirwa hano nkibaza bitarabayeho bwo fata ku mavuta kuki yabizana kuki yabivuga simbizi kandi ikindi wibuke ko aho yavuze ari hari busubire ubwo umuntu akamenya ngo yapfa kubeshya kandi azi ko ari busubire yose akenshi buryo umuntu avuga ikintu ku muntu avuga ngo byibuze ndamucitse niba azi ko ari busubire yose yabivuga akagira imyitwarire bitewe n'ibyago ukurikiranyweho yego ishimangira ibyo uregwa fata ku mavuta ashobora kumuprovoka kugira ngo ibyo azagaragaza byose byagaragaza ko ari umuntu utari normal nyine ukoresha ibiyobyabwenge mbese biriya bintu kubipuruvinga ntibyamugora atari puruvinze bavuga atatu ni urumogi rwavugiraga mu rukiko narubaha nshobora kubaha kuri kesi yanjye nka babiri wumvise mfungurwa mvuga ribu neza kugira ngo navuze urwego uzi ko muri dosiye yanjye reka nkubwire ikintu kimwe uzi ko muri dosiye yanjye muri chat yagiye mu rwego bita barwita gute cyber department uzi ko bagiye bagafata chat yanjye noneho bakajya bafata chat nk'izo ku itariki 10 z'ukwa gatanu bakazishyira hafi ku itariki kugira ngo urabona ushobora kubaza ikibazo ushobora kuzana igisubizo nta kintu cyari kivuze mu by'ukuri ariko kugishyize ku itariki n'iyi kibanjijwe n'ikibazo iki n'iki bigahita bigira meaning iri for yego ntabwo ndetse telefone yanjye ngo bigaragaze ubu chat yose ndayifite urumva ko ku kijyanye n'urumogi rero ntibyagutunguye we yahakanye ati nge ntabwo nigeze nsinyira rwose ko nasanzwe mu rumogi oya kubisinyira ni kimwe we yavuze ngo bazashaka umuganga karabyemeye ntabwo bigeze bamupima se we yabihakana kuko ngewe ntekereza ko reka nkubwire erega ibintu turi kuvuga tujye dushingira ku bintu biba byarabaye sibyo forensic Rwanda Forensic Institute ni ikigo buretse cyizewe ariko barimo bose ntabwo bagomba kuba bizewe si ibintu ntabwo nguhaye ingero Chifu yatawe muri yombi ashinjwa gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 15 ashinjwa inyandiko mpimbano ashinjwa kwinjira mu makuru ya mudasobwa ibaza ibyo byaha byose bingana gutyo kubihuriza ku muntu akaba umwere kuri byose ni ikibazo abantu baratekinika baragambanirana abantu bari collaborate bamwe na bamwe so ni ibintu dukwiye kumva ko ari ibintu bisanzwe bibaho niyo mpamvu gucira umuntu urubanza utaramenya ukuri kwa nyako nuko byitondamo so icyo navuga kuri fata ku mavuta ntabwo nzi niba avugisha ukuri ariko niba atarapimwe bigatangazwa ko akoresha ibiyobyabwenge ariko nanone aho ngaho naduto ntabwo byo nabyemera nese ko umuvugizi wa Niba yaravuze ibipimo 196 oya aho niba umuvugizi wa Niba yaravuze ibipimo nta handi yabikura bitari
mu bipimo byafashwe na forensic Mm. kereka ahubwo ubwo niba fata ku mavuta atemera ibipimo atemera ibyo muganga yatangaje ariko n'uburenganzira bwe ntuzigere wemera ikintu cyose ngo nuko cyarondetse kwibeshya ntibibaho. Imashini ziribeshya, abantu baribeshya, ariko n'abantu bajya bakoreshwa n'izindi nyungu zabo, sibyo? Hanyuma rero harimo ubwo Deben, hakabamo Medi, hakabamo abandi, aho hajemo noneho n'uwitwa Muyoboke, reka bari wemeraho kuko niwe havuzwe amagambo akomeye cyane, aho fata ku mavuta yagaragaje ko bafite ibibazo kuva 2017 ndetse aho Safi yagerageje no kuba yabunga, aho ni mu magambo make, ariko witwa Bayingana David akabwira uyu mugabo Muyoboke cyane ko mu byo twumva ko ari inshuti za hafi cyane, ati rwose nta mpamvu yo kugira ngo wiyunge n'imbwa y'umuhutu. Muyoboke yagize uruhare mu kubeshyera exidiro Muyoboke. Kuba ari wawe tugaruka rero n'ubundi ku bintu bya Debeni, erega urumva nabikubwiye amatiku, inzangano, kugambanirana, ivangura rishingiye ku moko n'ibindi mu myidagaduro yo mu Rwanda birimo ku kindi kigero. Hano hantu ndahita ku bintu twavuze ubushize tuvuga kuri Yago. Ibi bintu ribire guprovinga ko Yago hari ibintu by'ukuri yavugaga. Siko bimeze se? Mu bintu Yago yavugaga yuko harimo amarozi, harimo ibiki byose, urumva n'ibindi bintu by'umwana muri showbiz, ibi byose byari bitaraza, sibyo? N'ibindi bibi yabigukorera byakwambura ubuzima cyangwa se byagushyira mu kaga. Yego. Ariko no hajemo mu myidagaduro ngo abantu barimo mu bitaramo bari kwishima, ariko hajemo imbwa z'abahutu. Ariko nk'ubwo reka nkubwire, niba David Bayingana koko yarabivuze, urumva ubwo iby'ubuhutu byari bije bite mu bibazo bafitanye? Yemona ko ari ibintu ari showbiz bisanzwe. Yego. Reka nzenda rebe hari nk'ibyo nabonye ngo amaze gukora biriya byo kuvuga ngo Debeni ngo kuri kwirirwa riro. Ese ubundi ngewe nk'abantu bya Debeni byo kwiriza ngewe sinabivugaho nkabinenga. Nk'umugabo yirirwa rira. Siko nanjye tuvuga ko mwibasiye. Ariko nawe ni uri umfana wa Debeni, sibyo? Uraza umbwira ukuntu biri romantique, urumva? Ka strategies impaka zirangirira aho ngaho fitanye. Simbizi. Ubushake bwavuze kandi ko fata ku mavuta yakoresha amagambo yivangura ku muhanzi Bahati, aho yavuze ko Bahati yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye. Bise nivangura. Umudiaspora. Badiaspora mwe. Nimbita badiaspora muzavuga ko mbavanguye. Oya. Ahubwo bari ryo vangura ryo bavuze ngo ye kwiyunga n'imbwa y'umuhutu. Bakavuga ko Ribu yamugiriye inama. Inshuro ngo nyinshi. Ngiye nago nje hano kugira ngo neze fata ku mavuta. Ariko nanone ibyo fata ku mavuta aregwa n'ibyo ashinjwa n'ibyagiye biba, hari ibindi by'umwana biri muri showbiz binagaragazwa n'ibyo nawe ari kugaragaza aburana, birimo izo za munyangire ivangura amoko bishobora gutuma wera numvaga ibyo byoroheje. Ngiye ntekereza ko ngiye nk'umuntu aramutse ngiye kwiyunga n'umuntu. Gasaro TV. Bakunzi b'Ukwezi TV na Gasaro TV turabasuhuje, amerereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Tuvuye mu rubanza rwa fata ku mavuta, Senga Jean Bosco tugiye kuganira na THEO, havugiyemo amagambo akomeye, ibintu byinshi biteye ubwoba, ndetse aho bamwe bavuze bati fata ku mavuta we uri umwiyahuzi. Uribuka ibintu nakubwiye ni nko mu myaka nk'ibiri ishize hari cyangwa umwaka urenga. Kubera ko muri showbiz habamo ibintu. Ubu rero sasa izi manza reka tuzihorere. Ikigiye kugaragara nuko muri showbiz harimo ivangura rishingiye ku moko. Tukamenya ko muri showbiz twibwira ko ari imyidagaduro, ko harimo munyangire, ko harimo ubugambanyi, yego, n'ibindi bintu by'umwanda ku rwego ruhambaye. Yego. Byajya byagaragara. Byajya byagaragara rwose. Umvise ko rwose hanajemo ngo uriyunga ute n'imbwa y'umuhutu. Urumva nyine ko byarenze imyidagaduro. Erega nicyo ndi kuvuga, na kera na kare ntabwo bino bintu byamye ari imyidagaduro.
Reka mbere kure y'ingingo fata ku mavuta yo mu rukiko reka bari komeraho yavuze ko ubwo yatabwaga muri yombi yakorewe iyicarubozo arazwa kuri sima bameniyeho amazi mu cyumba atazi ati kandi ndi umudiyabetike THEO ni ikintu rero cyatunguye abantu bati none se fata ku mavuta we ko ari ukwibasira abantu cyangwa se ari akurikiranyweho bya showbiz byaba byaragenze bite niba ibyo avuga ari ukuri ko yakoreye iyicarubozo iyo ni abandi batinya mara wasanga ari ukwiregura ibi bintu nta byabayeho cyangwa se ari ukwivugira aramatsakira ngo wowe wabyumvise gute rero nicyo ntekereza cyo sindi ubihakane kuko nyiri ubwite yivugira ko yakorewe iyicarubozo ntabwo ari ikintu yapfa kurota ariko niba yarikorewe na individuals n'abantu kuko umuntu ashobora kubakora mu rwego ariko ntabwo ntekereza ko muri kasho ubusanzwe ibintu fata ku mavuta yavuze byose numvise ari bishyashya ibijyanye n'iyicarubozo ntabwo harya cy'imihuriro afungiye ntabwo mbihazi ndumva ari hakiri ntabwo mbihazi urumva n'abantu bose nzi bafungiwe cy'imihurura nta muntu uravuga ko yakorewe iyicarubozo ubwo rero kuri we ntabwo komanda bahariye se bari bamuhindura wenda byibuze ngo mvuge ngo haje ubuyobozi bushyashya simbizi icyo cyantunguye ikindi kintu cya kabiri tunabijyanishije yavuze ko ngo yagiye kwambara imyenda ye yego biriya bintu rero niba byarabayeho haba harimo ibindi bintu tutazi kuko n'ibijyanye n'imyenda umuntu agiye kwambara nicyo kintu ngiye kubaza bigenda gute ku bintu by'imyenda nkawe wabaye hariya hantu rero urumva umuntu afite imyenda ye yego ahitamo afite urumva imbere abayambara uko abishaka yagiye rero no mu rukiko cyangwa hanze mu zindi gahunda cyangwa muri parike ahitamo imyenda nabwo ashaka ntawe ukubwira ngo ko wambaye iyi ntawe ukubwira ngo wikambariye cyakoze wenda uramutse wenda ugiye wambaye ubusa cyangwa wambaye ibintu bitaguhesheje ishema harusha kugira inama ariko nawe jya wiyubaha wenda ariko ntabwo nibaza ko umuntu bamwangira ko yambara costume oya biramutse byarabayeho byaba birimo izindi mbaraga ntari gusobanukirwa hano nkibaza se bitarabayeho bwo fata ku mavuta kuki yabizana kuki yabivuga simbizi kandi ikindi wibuke ko aho yavuze ari hari busubire ubwo umuntu akamenya ngo yapfa kubeshya kandi azi ko ari busubire yose akenshi buryo umuntu avuga ikintu ku muntu avuga ngo byibuze ndamucitse niba azi ko ari busubire yose yabivuga sinzi ndaza gukurikirana mbaze ariko ntekereza yuko biragoye kugira ikintu nabivugaho biragoye kubyumva ni ibintu bidasanzwe nicyo kintu rero abantu cyabatangaje bati none se fata ku mavuta wari uri mu rukiko aho yerekanye na sandari ati n'izi sandari nambaye ntago nzi nyirazo hari ikindi kintu ariko kibaho hari igihe umuntu aguprovoka ukagira imyitwarire bitewe n'ibyago ukurikiranyweho yego ishimangira ibyo uregwa fata ku mavuta ashobora kumuprovoka kugira ngo ibyo azagaragaza byose byagaragaza ko ari umuntu utari normal nyine ukoresha ibiyobyabwenge mbese biriya bintu kubipuruvinga ntibyamugora atabipuruvinze bavuga atatu ni urumogi rwavugiraga mu rukiko ujya ubanza umenye ko iyo umuntu amaze gufatwa nk'umuntu utari normal ibikorwa byose akoze biragoye kumufata nk'ibintu yavuze ari tayari so nawe rero ni ukubitega amaso ariko biragoye gusa nyine muri kasho n'ubundi ntabwo azahatinda azahava cyangwa se ajye mageragere kimwe muri ibyo hanyuma ko hari umuntu yamenshoninze se tukibaza none wa mugani ribu haba hariyo abantu benshi cyane bagiye batandukanye ariko hakamenshoninga izina rimwe y'umugenzacyaha yego witwa ngo ni Jiri nta kibazo byavugiye mu rukiko abagenzacyaha aho yavuze ati ngo yari yiryamishije aryamye ku ntebe ntabwo yari yiryamishije aryamye ku ntebe yo kubera imbaraga nkeya cyane ko yavuze ko ari umudiyabetike ngo yumva nyine ko irahamagawe ngo bamubwira ngo azamekinge shuwa atazajya mu rukiko yambaye costume cyangwa se inkweto nziza ubwo urabyumva nyine hanyuma ati byarangoye cyane n'ubushize niko byagenze none uyu munsi byasubiriye avuga ko ari nacyo cyatumye ubushize ataburana kuvuga umugenzacyaha reka nkubwire buri mwaka polisi yirukana abantu ribu yirukana abantu
ubushinjacyaha bwirukana abantu abacamanza birukana abantu Yego. izo nzego zose mvuze ni nako bamwe batirukanwa gusa banafungwa so kuba umugenzacyaha hari abagenzacyaha bakora nabi pe bakuru kibaza ngo akora muri Niba yo mu Rwanda cyangwa n'urundi rwego rwo mu kindi gihugu akorera ariko ni byiza kuko ako na ziriya nzego nazo Niba igira urwego bita ngirago inspectorate ruhana abagenzacyaha batakurikije amategeko bagomba gukurikiza so ubwo Niba izabisuzuma nisanga yarakoze koko ibyo atagomba gukora ibimuhanire ariko abagenzacyaha ngiye nabihagararaho n'uwo mugenzacyaha Niba ihomage kambwira ati mu bitonde rw'abagenzacyaha batanu bakora nabi cyangwa bakoze ibintu biri mahajabu narubaha nshobora kubaha kuri kesi yanjye nka babiri haba wumvise mfungurwa mvuga Niba neza kugira ngo navuze urwego uzi ko muri dosiye yanjye reka nkubwire ikintu kimwe uzi ko muri dosiye yanjye muri chat yagiye mu rwego bita barwita gute cyber department uzi ko bagiye bagafata chat yanjye noneho bakajya bafata chat nk'izo ku itariki 10 z'ukwa gatanu bakazishyira hafi ku itariki kugira ngo urabona ushobora kubaza ikibazo ushobora kuzana igisubizo nta kintu cyari kivuze mu by'ukuri ariko kugishyize ku itariki ni kibanjijwe n'ikibazo iki n'iki bigahita bigira meaning iri for yego ntabwo ndetse telefone yanjye ngo bigaragaze ubu chat yose ndayifite urumva ubu noneho nk'uwo mugenzacyaha je nambwira ntinyereka biriya bintu wabikuye kuko chat yanjye niyi wese umugenzacyaha noneho w'umutekinisiye watanze ibimenyetso biyuri bwifashishwa n'ubushinjacyaha yego rero abantu nk'abo babaho urumva abantu nk'abo babaho ariko ntekereza ko badashobora kwitirirwa urwego yego kuko akenshi ushaka kubikora ariko rabuti yahawe ruswa ubwo mvuze ruswa asanga zivuga ngo uvuze ko Niba irya ruswa itayirya se ntabwo Niba irya ruswa ariko abaribu barya ruswa bamwe na bamwe corruption index y'umwaka ushize iheruka 2023 Niba yari iya mbere n'izi nzego zose ubona z'ubutabera zose ziza ku rutonde rubanza imbere none se byose urutonde ruba ruhari erega nuko hari igihe ibintu bimwe bisohoka gutyo tugashaka kumera nkaho tubyima amatwi iyo wasohotse rwa rutonde tugira ngo tumenye uko situation imeze Niba ntekereza ko nk'urwego rurwanya ruswa ikiri kurwana na ruswa irimo imbere bwayo muri Niba so ntabwo rero niba hari umuntu ushobora gukoresha umugenzacyaha mu nyungu ze bwite ntabwo bivuze ko urwego rwabikoze ariko ntibinavuze yuko urwo rwego rurimo abantu bari clean 100%. Yeah. Fata ku mavuta uko ku kijyanye n'urumogi rero ntibyagutunguye we yahakanye ati nge nago nigeze nsinyira rwose ko nasanzwe mu rumogi oya kubisinyira ni kimwe we yavuze ngo bazashaka umuganga karabyemeye ntabwo bigeze bamupima se we yabihakana kuko ngewe ntekereza ko erega reka nkubwire erega ibintu turi kuvuga tyo dushingira ku bintu biba byarabaye sibyo forensic Rwanda Forensic Institute ni ikigo buretse kizewe ariko barimo bose ntabwo bagomba kuba bizewe ntabwo wabizera ijana ko hari abantu ntabwo uruntu none se Robert Mugabe afungwa baramupimye bakajya bavuga birimwe ngo byabuze ngo bongere bapime ejo bundi nuze Titi Brown ibya forensic byamaze ikintu kingo bigaragare reka bya no gutinda kwa resultat ushaka kubikeka ikindi kintu ni gute resultat bamwe ziboneka mu cyumweru abandi agashamezi umwaka zitari kugaragazwa mu rukiko nuko uvuga ngo gutekinika ibimenyetso bibaho bishobora kubaho bikozwe n'umuntu atari cy'urwego rwa atari yo mission rufite so niba afata ku mavuta ibimenyetso byagaragajwe n'abahanga atabyizera azabijuririra bongere bapime mu magambo ye yagize ati ntati fata ku mavuta yavuze ko ataza hava ibiyobyabwenge biri mu mubiri we aho byavuzwe ati nta yandiko na sinyo yerekana ibiyobyabwenge nkoresha ndasaba urukiko ko nakorerwa isuzumwa bikozwe na muganga ufitiye ububasha ubwo byumvikana ko reka nkubwire hari ibintu umuvugizi w'ubugenzacyaha avuga byumva kenshi ugatuvuga ati umuntu arakatiwe tu ukumva ibimenyetso yavuze nahoze reba nk'inkuru ya Musanze ya Rurindo uriya mu gitifu maze igihe yirukanwa yego meya bakamubwira ngo musubize ku mwanya akabyanga ndibuka Niba mu kwezi ko kwakira 2023 nibwo yatawe muri yombi
Dr. Munagera yaravuze ati akurikiranyweho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 15, akurikiranyweho ishimisha mubiri, akurikiranyweho ibyaha byinshi kumva uburemere bwabyo, ariko ntabwo byose ntimukabyizere nk'ukuri. Reka buriya impamvu tugomba kwemera rya hame rivuga ngo umuntu wese ajya afatwa nk'umwere igihe cyose atarahamwa n'icyaha. Yego. Ngaho Mana irakiza uri imbere yawe yafatiwe mu cyuho akira ruswa. Umuntu ufatiwe mu cyose hari guhera kwirwa umujyana imbere y'urukiko ntibiba birumvikana ko umuntu icyaha kigomba kumuhama. Yego. Yaje kujya hese ko ntagiye mu bushinjacyaha bayimbaza. Reka nkubwire ibintu byose ribivuge ntimukabyemere nk'ukuri. Sibyo? Niyo mpamvu ibyivuze nayo ibishyikiriza ubushinjacyaha. Nabwo bukabishyikiriza urukiko. N'umucamanza ibyo yemeje biba bitaraba itegeko kuregeza igihe urukiko rwa nyuma rucira urubanza rukaba itegeko. Yego. Uyu munsi ntibyagutangaza nese ushaka kuvuga ko nta bantu bakurikiranywe bashinjwa urumogi bavuga ko hari n'ibipimo kandi babaye abere parahari. Wababona reka nkubwire iyi si iriho abantu mu ngeri zose hariho abantu, nta abamarayika bahari, nta rwego rukoramo abamarayika. Sibyo? Ibintu byose urumva ibintu byose tuba twumva ngo ingero nagwa n'izindi nyinshi z'abantu bakurikiranwaho ibyaha bikomeye biremereye, wumva n'ibimenyetso kugira ko umuntu bamwifatiye ukabishaka ukabibura. None se si ibintu ntago nguhaye ingero. Kitifu yatawe muri yombi ashinjwa gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 15, ashinjwa inyandiko mpimbano, ashinjwa kwinjira mu makuru ya mudasobwa. Ibaza ibyo byaha byose bingana gutyo kubihuriza ku muntu akaba umwere kuri byose. Ni ikibazo abantu baratekinika baragambanirana, abantu bari collaborate bamwe na bamwe. So ni ibintu dukwiye kumva ko ari ibintu bisanzwe bibaho. Niyo mpamvu gucira umuntu urubanza utaramenya ukuri kwa nyako nuko byitondamo. So icyo navuga kuri fata ku mavuta ntabwo nzi niba avugisha ukuri, ariko niba atarapimwe bigatangazwa ko akoresha ibiyobyabwenge, ariko nanone aho ngaho naduta ntabwo byo nabyemera. Nese ko umuvugizi wa Niba yanavuze ibipimo 196. Oya, aho niba umuvugizi wa Niba yaravuze ibipimo nta handi yabikura bitari mu bipimo byafashwe na forensic. Kereka ahubwo ubwo niba fata ku mavuta atemera ibipimo, atemera ibyo muganga yatangaje, ariko n'uburenganzira bwe ntuzigere wemera ikintu cyose ngo nuko nonese kwibeshya ntibibaho. Imashini ziribeshya, abantu baribeshya, ariko n'abantu bajya bakoreshwa n'izindi nyungu zabo. Sibyo? Ibyo byose rero byose birashoboka. So ntekereza ko rero ibyo bipimo hari akablage k'umugabo ngo wagiraga amahane cyane, noneho ataye amaze gufata isample ikizamini cy'inkari agiye kukijyana kwa muganga ashyira mu gacupa ngo ajyane kwa muganga. Umugore asitara kuri ka gacupa arazimena aravuga ati amahane agira arampitana, aragenda ashyiramo izi. Umugabo ko yageze kwa muganga bapima ibizamini bagasanga aratwite. Nese muganga hari ubwo yari yibeshye? Ntabwo muganga yibeshye. Muganga yasanze ko umugabo atwite ashingiye kuri sample yamuhaye, kuri zankari z'umugore. So ariko noneho umugabo nawe yaragiye ajya kuburana ati muri abasazi. Muganga asubiramo asanga umugabo aratwite. Ariko byari bimeze bite? Umugabo yasize inkari mu gacupa, umugore azihita yazimenye, muvuze ati ari bumpitane ashyiramo ize ngo arebe ko yakira umugabo w'umunyamahane. Igihe cyose rero hari igihe inyuma y'ukuri kubuvugwa haba ari ukundi kuri behind, ukaba ugomba kugira amakenga. So n'ibindi rero ubwo umucamanza azabireba, uretse ko biriya bintu ikintu bivuze kubera ko ari ifungura ry'agateganyo, ntabwo bajya gushingira cyane ku bimenyetso. Uwo bihomberamo umuburanyi witwa fata ku mavuta, urumva? Yego. Bizarangira agiye nyine abigenderemo mageragere, ndavuga umucamanza nabikonsidera gutyo. Ibyo mu mizi nibwo azabigaragaza. Hari benshi baba bere mu mizi, nyamara muri detention baravuze bati hari impamvu zikomeye zituma tugukekaho iki cyaha.
hanyuma rero harimo ubwo The Ben, hakabamo Meddy, hakabamo abandi, aho hajemo noneho n'uwitwa Muyoboke. Reka bari wemeraho kuko niwe havuzwe amagambo akomeye cyane, aho fata ku mavuta yagaragaje ko bafite ibibazo kuva 2017 ndetse aho Safi yagerageje no kuba yabunga, aho ni mu magambo make, ariko witwa Bayingana David akabwira uyu mugabo Muyoboke cyane ko mu byo twumva ko ari inshuti za hafi cyane, ati rwose nta mpamvu yo kugira ngo wiyunge n'imbwa y'umuhutu. Muyoboke yagize uruhare mu kubeshyera exidiro. Muyoboke nta kintu mpfa nawe, wese ko tutagikunda guhura cyane, ariko ngikora mu myidagaduro yari inshuti yanjye by the way. Ariko kuri case ya exidira yo kwiba telefone ya The Ben, niwe wabwiye The Ben ngo najye gutanga ikirego kuri RIB, ku buryo The Ben ageze kuri RIB yageze yatasobanukiwe n'ibyo ari byo, arabaza ngo haryo ngo ndatanga ikirego, ndavuga ibiki. Urumva asa naho The Ben yatanze ikirego mu Kigali nawe atabizi, ariko bari bakeneye ko utanga ikirego ari wagize gutara gukorera icyaha. Muyoboke exdra n'umukuburana kwe no mu byo twaganiriye nuko abaka ikibazo afite agifitanye na Muyoboke ari we umugendaho, sibyo? Nawe hari amagambo yamubwiye naye wumva arimo akantu katari sawa, ubu ni Muyoboke. Kuba ari wahita ugarukaro n'ubundi ku bintu bya The Ben, erega urumva nabikubwiye, amatiku, inzangano, kugambanirana, ivangura rishingiye ku moko n'ibindi mu myidagaduro yo mu Rwanda birimo ku kindi kigero. Hano hantu ndahita ngaruka ku bintu twavuze ubushize tuvuga kuri Yago. Ibi bintu ribire guprovinga ko Yago hari ibintu by'ukuri yavugaga, siko bimeze se? Mu bintu Yago yavugaga yuko harimo amarozi, harimo ibiki byose, urumva n'ibindi bintu by'umwana muri showbiz, ibi byose byari bitaraza, sibyo? Yego. Rero nge icyo ntekereza cyo ni ibivugwa, ariko ntibyanantungura kubera ko mbizi ko mu showbiz harimo umwanda, harimo by'amarozi. Inoze yagamaze kubivuga, Oda Pasi yarabivuze, abantu nka Amaji barabivuze, sibyo? Yo hajemo amarozi rero, umuntu ujya kukuroga ashaka kukwica, n'ibindi bibi yabigukorera byakwambura ubuzima cyangwa se byagushyira mu kaga. Yego. Ariko no hajemo mu myidagaduro ngo abantu bari mu bitaramo bari kwishima, ariko hajemo imbwa z'abahutu. Ariko nk'ubwo reka nkubwire, niba David Bayingana koko yarabivuze, urumva ubwo iby'ubuhutu byari bije bite mu bibazo bafitanye? Ahubwo n'inzoga zari zaguzwe zamenaguye, izo kwigira ngo biyunge. So urumva rero rimwe na rimwe hari n'igihe nyine tuzajya tubona ibyaha biri gukurikiranwa, ariko ari ingaruka z'ibindi byaha bikomeye byoroshwe. Ngaho mbwira mw'iyo myidagaduro rero, mbwira ukuntu hazamo imbwa z'abahutu mu myidagaduro. Ni ikibazo gikomeye. N'ibindi tuzabimenya. Gusa icyo navuga nge ntari butindeho, hari ibintu byabayeho ngo timu The Ben, ngo timu Bruce Melody. Biriya bintu ntabwo byari bikwiye kuba byagera muri RIB, byari bikubiye no kuba, ariko ngira ngo mu minisitiri ufite abahanzi mu nshingano nawe yigeze kubikomozaho, ibintu by'amatimu agaragaza yuko ari ikibazo. Ibintu by'amatimu, timu rero mu gufana bishobora kuba timu koko bagafana. Buriya muri Tanzania hari timu Diamond, hakaba na timu Alikiba, n'ibintu bisanzwe. Ibyo mbonamo ikibazo ngewe, kandi reka nkubwire tujya muri timu, abafana ba Rayon Sport n'abafana ba APR, ibyo bitana n'uburyo basererezanya birangirira hehe? Ku kibuga. Niyo na nyuma y'ikibuga babikomeza, ariko ntabwo byinjira mu buzima busanzwe ngo bigere naho batangira kuvuga ngo we ngo ubu bwoko ubu n'ubu, sibyo? Yego. Ntekereza ko ibintu fata ku mavuta yavuze cyenemerewe no gufana umuhanzi nshaka kwanza. Yego. Kandi iyo mfana umuhanzi murwanira ishyaka, nemerewe cyangwa se ngomba no gukora ibishoboka byose uwo ntafana bahanganye, hagaragaza ko ari cheap. Ubwabyo ntacyo bitwaje. Ariko nk'ibintu nabonye The Ben avuga ko fata ku mavuta yavuze, ariko ngiye mbona ko ari ibintu ari showbiz bisanzwe. Yego.
reka nzenda rebe hari nk'ibyo nabonye ngo amaze gukora biriya byo kuvuga The Ben ngo kuri kwirirwa riro ese ubundi ngewe nk'abantu bya The Ben byo kwiriza ngewe sinabivugaho nkabinenga nk'umugabo yirirwa rira siko nanjye tuvuga ko mwibasiye ariko nawe niba uri umufana wa The Ben sibyo uraza umbwira ukuntu biri romantique urumva ka strategies impaka zirangirira aho ngaho sibyo ariko njye ntago nakora ibyo kugenda ngo njye kwinjirira The Ben kandi nk'ibyo bavuze ngo yavuze ko yatangaje amakuru ku bukwe bwa The Ben avuga ko ngo buzabamo akavuyo ariko ntako yatejemo sibyo yego arenzaho ko The Ben atazi kuririmba ntese niba abona atabizi kugise mu muhatira kwemera ko The Ben azi kuririmba reka nkubwire hari ibintu by'ubufana abafana ba Rayon Sport bazi ko APR itazi gukina APR bazi ko Rayon Sport itazi gukina sibyo ntese ubwo niba yaragaragaje ko The Ben atazi kuririmba ibyo ntago ngiye muri akaro kumwibasira ngo yagaragaje ko ngo ari nkaho yavuze ko ngo yagiye kuri Twitter avuga ko ngo ashaka amafaranga Ben atansa imbabazi ngampe no ku mafaranga bizarangira amuzimije icyo yamusabira yamubwira ngo amusabe imbabazi ubwo wenda nabyo nibibazo bafitanye simbizi ubushake bwavuze kandi ko fata ku mavuta yakoresha amagambo yivangura ku muhanzi Bahati aho yavuze ko Bahati yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye bise nivangura mu diaspora mwe nimbita ba diaspora muzava ko mbavanguye oya ahubwo bari ryo vangura ryo bavuze ngo ye kwiyunga n'imbwa y'umuhutu ryo ni ivangura hari kuvanga ngo yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye mubi byo ni ukwibasira umuntu ariko ukennye nanjye umuntu avuga ko nkennye nk'umwiminsi ndakennye pe urumva umuntu avuga ko nkennye ntabwo namurenganya yise ko nkennye nyine hanyuma bwanavuze ko ngo yasebeje Meddy mu biganiro bya nyuma yakoreye kuri fata ku mavuta clips ngo yavuze ko Meddy yariye umwana umukobwa muri ghetto akajaririrwa amurya amaturu yongeyeho kandi ko Meddy ari we mugabo wemeye gukubitwa n'umugore we hari aho yagiye akabya birumvikana ibigo no kwinjira muri privacy yaragiye yinjira mu buzima bwite bw'abantu ariko abantu basitari benshi nyine show busy n'ahandi ibyo byinshi birakorwa amatabloids menshi yo muri Amerika usanga yerekana bari hana ba Beyonce ba Chris Brown ibyo bakora ubwo simbizi bazabireba ariko bakavuga ko Ribu yamugiriye inama inshuro ngo nyinshi ngiye ntago nje hano kugira ngo neze fata ku mavuta ariko nanone ibyo fata ku mavuta aregwa n'ibyo ashinjwa n'ibyagiye biba hari ibindi by'umwana biri muri showbiz binagaragazwa n'ibyo nawe ari kugaragaza aburana birimo izo za munyangire ivangura amoko bishobora gutuma wera numvaga ibyo byoroheje ngiye ntekereza ko ngiye nk'umuntu aramutse ngiye kwiyunga n'umuntu fata ku mavuta ajya kwiyunga na nuze na muyoboke bakavuga ngo ntiyunge n'imbwa y'umuhutu ashobora no kumva ko ibyo akora ahubwo byoroheje ko ibyo yakora byoroheje ahubwo ibyo bamukorera ibyo bihambaye akisanga amategeko yamugonze ariko nanone kanshimire Safi Madiba uragerageje gushaka kubunga gusa nanone ntabwo mitamamya yuko ibyo fata ku mavuta byose yavuze ari ukuri ariko niba byarabayeho nyine ubwo nabyo bisuzumwa kandi niba abayavuze nabo barahari ashobora kubonerwa n'abatangabuhamya ese izo nzoga zaramenwe zari zigiye gukorerwaho ubwiyunge ese ko zamenwe kuko David Bayingana yamubujije kwiyunga n'imbwa y'umuhutu cyane ko yanavuzwe ko icyo gihe nabwo yahise akubita icupa rya NC muri laptop yande ubwo laptop ntabwo bavuze niba yari yafata ku mavuta cyose yariye ntawe wamenya nyamara reka nkubwire THEO nabonye ibintu bapfa nabyo bituruka kure sinzi ukuntu ngo hari inkuru yakoze ntiyashimisha muyoboke ngajya kuri Contact FM gusaba gura n'umuyobozi icyo gihe yahuye na Gakwandi Dickson wari program manager ashaka ngo ko bamwiruka umunyamakuru yakoze inkuru akakubabaza
nyiratanga ikirego mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. So uyu yabwiye Muyoboke ko ntacyo ari umufashe kubera ko umunyamakuru wakoze ikosa aregwa muri RMC inkuru yakoze ikagororwa. Yavuze ko umwuka mubi wakomeje gututumba kugeza ubwo Safi Madiba yateye intambwe ya mbere asaba Muyoboke ko yahura bafata ku mavuta bakiyunga. Bahuriye i Remera hitwa Sun City. Fata amavuta avuga ko agerayo yasanze hateguwe inzoga nyinshi n'inyama nyinshi. Mu gihe ibiganiro byari bitangiye, Fata ku mavuta yibuka ko haje David Bayingana mu mvugo ikakaye abwira Muyoboke kutazigera yiyunga nawe. Fata amavuta avuga ko yababajwe n'aya magambo ararakara asimbukira Bayingana bakizwa na Safi Madiba. Ati mu burakari bwinshi Bayingana yafashe ikirahure cya Hennessy agikubita muri machine yari hari irameneka. Ngaho nyumvira amatiko, nyumvira umwanda mu bintu bita showbiz. Urumva Safi Madiba avuga ko mu gitondo Safi Madiba yamuhamagaye ku murongo wa telefone amubwira ko yakoze neza gutera intambwe mbere yo gushaka ubwiyunge. Uyu mugabo yavuze kandi ko muri Werurwe 2024 ubwo yari akimara gutangira akazi kuri Sibo FM yasabye umuyobozi we Kabanda Jean de Dieu kumwunga na Muyoboke, ndetse byatangiye gukorwaho kuva muri Kamena 2024. Umuhango wo kwiyunga wabereye kuri radio uyobowe na Christian Abayisenga na Jado Kabanda. Twakoze ikiganiro cyabaye amasaha 2 turangira twiyunze. Icyo gihe ngo Muyoboke yabwiye Fata ku mavuta ko amwanga kubera ko yatangaje ko yatandukanye n'umugore we. Nese baracyari kumwe cyamaye. Arenza hati ibi byose yambwiye byabaye muri 2015 taratangira itangazamakuru, bityo rero nta ruhare nari mbifitemo. Akomeza agira ati ibyo Muyoboke andega byose ndabihakanye nshingiye ku kuba hari aho twagerageje kwiyunga ariko nyuma akageraho akaza kundega. Theo ibintu ko bikaze birakomeye katwitahire gusa nyine umwanzuro uzasomwe ejo, ahubwo nabwo tuzabagezaho umwanzuro uko byagenze. Wahita usomwa vuba ko bitumye ngira kikango byakurikirana ko ari byinshi. Dore rasomerwa rimwe rwa Muheto nyamara reba igihe cyari gishize mu mwaburanye. Ubundi zimanza zitazisomwa amateka nzifiteho ntabwo ari meza. Katwitahire reka twanure ibikoresho twameze dukurikire ejo tuzaba turi ku rukiko. Yego ibindi tuzabivugira ku rukiko cyangwa se na nyuma yaho. Ariko icyo navuga cyo ibintu bizoroha mwa abantu. Reka tubihanga amaso ku munsi w'ejo. So reka dushimira abantu nabo baduha ibitekerezo ariko nabo batubwira ko babyumva no ko babitekereza. Yego. Gasaro TV.